itegeko utanatwangisha n'abaturage ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumve Kanongere mu ikaze ni by'agaciro kuba waduhisemo tutakana subscribe ubanza ukore bujye tutubana mu nkuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi mu mateka tugiye kuganira ku mugabo KNC imfura y'iwacu bamwe bazi cyane wamenyekanye ngo cyane kuri radio 1 na TV 1 ndetse akaba afite ikipe y'amaguru yitwa Gasogi United. Umunsi yo kuri twabakora ikiganiro ku buzima bwe ndetse n'ibintu byinshi ushobora kumenyaho niba utarakanda subscribe ubanza ubikore. Yamenyekanye nk'umuhanzi mu gutegura ibitaramo, umunyamakuru n'umuhanga gushakisha imana, byose bikerekana Kakooza Nkuliza Charles cyangwa KNC nk'umwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze gutera intambwe kugeza ubwo atagikorera abandi ahubwo afite radio na TV1 na televiziyo yishatsemo. Yatangiye Radio 1 avugira mu rugo iwe mu buzima bwe, ntarandika, ibaruwa, isaba, akazi. Yatangiye TV afite amadolari 5,000 ubu ibikoresho bigeze muri amadolari 307. TV1 yatangiye akoresheje kamera yitwa imbangukiragutabara. Bigitangira, wari, umuriro. Ku myaka 35 KNC afite umugore n'abana 3 gusa ni umugabo uganira ndetse akanyuzamo agatebya ariko akavuga adaca ibintu ku ruhande. Hari mu gitondo ubwo twamusangaga aho Radio 1 na TV1 bikorera Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Izina KNC si rishya kuri benshi. KNC ni umuhanzi, umunyamakuru, umuhanga, ukwamamaza, umukinnyi wa filimi n'ikinamico, kuyobora ibitaramo, kwandika filimi n'ibindi. Imyuga y'uruhurirane ayikesha Imana avukanye igashyigikirwa n'ubumenyi yavomye mu ishuri. Ati ndi umwana nakundaga gukina utuntu abantu bakavuga bati uyu ni umusazi, bati uyu mwana arakubagana ntanuha agaciro ibyo nkora, ariko njye nkumva hari ikintu kindimo kuko nashoboraga kubona umuntu umukuramo mu muvugo nkaba namukinamo utuntu dusekeje. Mu mwaka w'2000 ubwo yigaga muri CD Kigali mu mashuri yisumbuye nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi yise The Light, yibuka ko harimo Manase wari umucuranzi mico uririmba indirimbo zihimbaza Imana, Tom Close n'abandi benshi. Icyo gihe basubiragamo indirimbo z'abandi. Mu gitaramo cya mbere bakoze bishyuje inote y'ijana n'igiceri cya senkani. Baza gukora igitaramo cyujuje Gymnase ya LCD Kigali ku buryo umwe yahembwaga hagati y'amafaranga 500 na 700. Ubuzima butangira kubaryohera. Byari ingorabahizi kuko bo gutegura ibitaramo kuko nta byuma bagiraga. KNC yaje kwegera inshuti ye yari ifite ibyuma by'umuziki bishaje, ati nshobora kubibyaza umusaruro ariko sinzanabitwarira ubuntu, wowe bime nzabibyaza amafaranga njye nguheho. KNC yanasunze Padiri Gatete wayoboraga amarushanwa y'ibigo by'amashuri bamuha ikiraka k'ibihumbi 500 cyo gushimisha abana baturuka imihanda yose. Ati mbaha umuziki anishyuza ariko abanyeshuri bo binjirira ubuntu. Uburyo njya kurangiza amashuri yisumbuye nekeza ko nari mfite akabo ka miliyoni 2 z'amafaranga hari muri 2002. Asoje ayisumbuye KNC yagiye muri Uganda gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutegura ibiganiro, gutunganya amashusho n'ibindi. Yishyurira amezi 6. KNC yatangiye kwandika imikino yanamenyekanye nka Indyankurye, yarimo Dr. Runiga yubakiye ku nkuru y'ukuri ibyamubayeho n'umukobwa w'inshuti ye ubwo bajyaga kwivuza muganga aho kuvura indwara agakorakora inkumi umubiri wose. Hari n'umukino karundura warimo umukobwa
Fenete wajyaga aryamana na nyirarume nabyo byubakiye ku nkuru yabayeho, kandi iyo mikino yombi kubakwa mu buryo busetsa bufashe abantu kwikurikirana by'igihe kirekire. KNC nk'umunyamakuru, igitaramo yateguye cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru ubwo cyaberaga kuri Car Wash mu mujyi wa Kigali. Yahuriye na Kamanzi Lois na mugenzi we Kabera bamugejejeho umushinga bafite, binjira mu biganiro byabyaye ishingwa rya Radio Flash FM muri Nzeri 2004. Nyuma haje ubushoramari bushya bashakaga gushinga studio radio. KNC asezera Flash FM atangira gukorana na radio nshya yari ivutse mu murwa. Ati icyo nshaka kuvuga, ntabwo nigeze nandika ibaruwa isaba akazi ubuzima bwanjye. Icyo gihe banumyeho umuntu bati turashaka ko udufasha gutunganya ibiganiro. Ndibuka ko bamaye avansi y'amezi nk'atandatu, ndagenda mbwira abo kuri Flash ngo ngiye kugenda. KNC yaje gusanga abantu bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe, kandi ibyo akorera abandi nawe ashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi ya A2ZP Production, ageze umuherwe ukomeye i Kigali. Nkusi Godfrey aramubwira ati nagukoreye itangazo ryamamaza, ariko ntunyishyure ahubwo mwongeraho ume iyo mudasobwa. Yegereye undi umwaka mixer nawe ati ntabwo mpita mwishyura, ariko nyuma y'uku kwezi nzakwishyura. Nyuma ahita abona ikiraka cyo kwigisha Adobe asaruramo $3,000,000 yishyura abamukopye. Yazanye ibyo gushinga radio bamuha inkwenene. KNC yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radio ye bwite atijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Ati narababwiye ndakorera abandi, ndazinduka rimwe na rimwe, nta mushahara ntuboneka kuko icyo gihe byari bigoye. Ariko njye nzatekereza kwikorera nangiye gusaza. Bibwira bagenzi banjye ngiye gutangira radio, baraseka barigaragura. Nabajyanye ahantu ndabagurira, mfite umushinga, ndashaka gukora radio, mube abafatanyabikorwa. Baraturika baraseka, imbavu zirabarya. Ntacyo, nimwinywere, turatandukana, ndagenda. Nibwo yabonye umushinga waterwaga inkunga n'ikigega cya Non-Profit cyafashwaga imiryango yigenga, abagezaho igitekerezo cye cyo gufasha abaturage kubona amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, kanabinjiriza agafaranga. Aba ari we bagemurira ibikoresho n'amagare y'abakangurambaga. Ati kuko nari mfite ubushobozi bwo kubitumiza mu Bushinwa, kandi kubigura hano ku isoko byari bihenze. Nakoranye n'umuntu ukomeye wo muri Uganda, akabivana mu Bushinwa akabigeza muri Uganda, nanjye nkajya kubizanira agenabikorwa. Sinavuga umubare w'amafaranga, ariko narungutse pe, kuko buryo bushimishije. Radio yatangiye mu rugo igikondo. KNC avuga ko guhabwa umurongo radio ivugiraho byari bigoye, ariko yari yarabisabye mu mafaranga abonye akaguramo ibikoresho akabika. Ati Radio 1 yatangiye mu buryo butangaje. Yatangiriye mu rugo iwanjye igikondo, mu nzu aho muri mfitemo production, nkivanaho nshyiramo radio, nzamura antenne. Uburenganzira twari dufite bwari ubwo gukorera ahagenewe iminara za jari na rebero. Rura yashakishije radio ikayibura, rimwe baza gukoresha ikoranabuhanga ryabo, abona imiyoboro ku ivugira hafi hariya igikondo. Rura inyandikira, ariko nyuma yaho nza kubinyuza mu buryo. Radio 1 itangira gutyo hari muri 2012, ariko muri 2013 nibwo twatangiye neza. Yitangariye mu bibazo by'amukoro make, ariko igenda ibyigobotora, byose bikomeje intego, ariko ugakora televiziyo, kandi niko byagenze. TV1 ivuka ku wa 18 Mutarama
14 ati dutangira TV1 twari dufite amadolari 5,000 sinzi niba byagura izi mashini zose twakoreshaga Trackster iri analog ubu twayivanyeho nyamara iyi mashini ubwayo twayiguze amadolari 20,000 urumva aya yari ahari na yari kugura amatara kamera switch ntiyagura intercom system ni ariko tugomba kubikora abantu baraseka. KNC akodesheje kamera ebyiri buri kwezi akamwishyura amadolari 500 azana abafundi bamufasha kubaka igice gitanga urunyurane rw'amabara nuko azana abafundi bamufasha kubaka igice gitanga urunyurane rw'amabara muri studio Green Board ariko kubera ubushobozi buke muri studio ashyiramo amatara yo mu nzu na mixer yatse umuntu ati nzakwishyura mu cyumweru gitaha. Mbibutse kugezaho ikiganiro cy'ishyaka share n'utarakanda subscribe banza ubikore. Yakomeje agira ati kugira ngo umuntu asome inkuru umuntu yahagararaga guhera muri studio tugatondeka umurongo umwe agakora ku wundi uwegereye ugira usoma amakuru akaba ari we umuha ikimenyetso ngo atangire. Icyo gihe ngo bifashishaga kamera no bitaga imbangukiragutabara ati tugahitisha ibishusho bibi ariko birimo ikintu abantu barabikunda kuko nta kundi byari kugenda ubundi bakareba umuziki. Hatangiye kuboneka amasoko hagurwa ibikoresho bigezweho ndetse aza kugera kuri ku munyafilipine ukuriye uruganda rukomeye amukopa ibindi bigera kuri 600 n'igiceri cy'icumi mbahaye ati tumaze kubona ibikoresho twakoze n'abasazi turakora ariko byo kwiyahura muri uku kwezi tubona abakiriya nari namubwiye ko nzamwishyura mu mezi 3 namwishyuye mu kwezi kumwe n'igice. Urugendo rwatangiye ubwo icyo gihe Radio TV1 byakoreraga ku Muhima baza gusanga ariho hato batirika twimuke bafata inzu ku Kacyiru munsi yahubatse umurenge gusa yari itaruzura neza bayivugurira bayitanzemo miliyoni 42